gatanu ati turaha ikaze ikipe yitwa Power Dynamo FC yo muri Zambia ku mahoro. Yego. Ati mureke stade amahoro tuyisige amabara y'umukara n'umweru. Let's paint the stadium black and white on umunsi w'igitinyiro ko bawise. Ku ya 17 Kanama tuzakira Power Dynamos ku munsi w'igitinyiro kanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 akanyenyeri oya bwo n'urwego ahubwo ntabwo ari akanyenyeri ubwo ntabwo akanyenyeri kasoza ngo kande bikundi n'urwego bari urwego akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ugura itike APR itikira hanze ibiciro lower ball ngo ni handi hasi 3000 apa 3000 VIP 20 VVIP 30 executive seat 100 Skybox miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Niko gahunda zimeze rwose. Ushaka kuba wagura tike ukanze ka kanyenyeri navuze cyangwa ukaba wajya kuri tike.cinc.event ubundi ukaba wagura tike. Ariko reka ngewe nogere ngira inama abantu bo muri APR cyane cyane abavandimwe bafasha mu shinzwe communication na PR. Nari ngiye gukomoza kuri ibyo by'akanyenyeri. Muri amuvandimwe tike ni Mushya. Ndeboka ko rwose nge mwumva bwa mbere namwumvishe kuri byari kuri match ya derby ndumva bari bakinye na Rayon Sport hariho aba inama z'uburyo abantu bashobora kuzakora mobilisation kugira ngo abafana bazaze kuri match. Ikintu cya mbere abantu basa nkaho bavuze ko aka kanyenyeri no kureba uburyo bashobora kukoroshya kuko iyo mibare ni myinshi nyine ni birebire. Abantu baravuga bati bashobora gushaka indi code yoroheye umuntu kuba yahita kanda bikihuta. Ubwo urumva bazaga bagereranya n'akari gasanzweho nako abantu bari basanzwe bakoresha icyo ngira ngo abantu ubwo busabe icyo cyifuzo cyabagezeho bavuga ko mu mwaka utaha w'imikino tuzatangira mu kwezi kwa 9 nyine bazabikoraho. Ariko n'ubu buryo bundi umuntu adakoresheje kode nko kuri internet nabyo upfa ko wabisobanurira umuntu umufana wa APR wenda uri nka cyumba cyangwa mukarange biragoye. Urumva abantu beza kiyombe mwaramutse urumva abantu bari bacyurera mumeze neza mugumire urumva kumubwira ngo ca kuri wa 3 none ibintu birimo za doti nkenye ibyo bintu rwose nyakuha Thierry ubundi se kuki bataro agerageza afasha abafana kuri website ba APR bashaka kuba bakora bagacyaho link ku buryo umuntu we yahinjirira kuko APR yiroroshye website ya APR ukaba wahagurira tike ariko na communication ubona hari ukuntu itari kugenda neza. Power Dynamo ntabwo ari equipe y'Instar ku buryo wavuga ngo abantu bazashamadukira kuza kwireba biragusaba gukora mobilisation kuko ntekereza ko APR yakwifuje gukinira muri stade amahoro yuzuye nkuko bavuga ati reka dushyire stade amahoro tuyihindura umukara n'umweru. Power Dynamo nibyo ni equipe ikomeye itwaye ibikombe 2 bya championnat mu myaka 3 ishize muri Zambia kandi nahantu haba amakipe akomeye izo za Zesco izo za Nkana nandi ma equipe atandukanye za harimo n'igiheruka harimo igiheruka cy'umwaka utse n'igifite ni equipe barizwa kitwe ni muri Copa Belt naho avuka bari Patson Daka ni umujyi wa gatatu muri Zambia nyuma ya Ndora na Rusaka. Ni ikipe ikomeye pe ariko ne ikipe y'Instar ntabwo ari Mamelodi Kigali ntabwo ari Yanga ntabwo ari Simba biragusaba kure mobilisation ifatika kugira ngo no muri stade bufite abantu twabonye APR muri no minsi hari ukuntu ishaka kwiyegerana n'abafana bayo bibwira abafana kandi byoroshye ku buryo abafana bose babyumva. Timu ya communication nayo bagomba gushyiramo shamura igomba kongerwamo imbaraga bakabaganiriza nebarabo bongeramo bakabongeramo ariko igashyuha imbuga nkoranyambaga za APR zigashyuha na communication igashyuha. Ejo bundi ahantu narindi ndeho ngenda gake yewe yo ngenda mba nabanguye amatwi nyene mba meze nk'intasi ya Mossad. Rega tuba tubona urwego nawe rega ntabwo bugenda wenyine wowe ubarebera hejuru nako gafana utwo turi nete tumeze nk'utwo abasirikare ba Amerika muri Vietnam utarenya hari kureba nani yicariye gake amatwi nayabanze koko
amakuru nakuruye twavugaga ibya team ya communication n'iki amakuru nakuruye ahantu bucece yego abantu ntibazatungurwe muri ekipe ya APR bakajya bakabona umuntu witwa super manager muramubona ndamureba super manager ashobora kugira gutya ukabona arahatwitse abaye umuvugizi w'abafana Frank se bigahita birangira nogeye nuko mvuga ibintu nk'umusaza nigendera wanigendera gake Jangwani sakakanya arya ntamaze iminsi avugira yavugiraga vizi yavugiraga yari vizi inshuti na Birungi cyane zari higendeye yonyine ko bari inshuti na Birungi urumva ubwo icyo gihe nabanza amatwi aravuga bati super manager turashaka umuntu uri ku rwego nk'urwa ba Haji Manara uvuga indimi zose turika akanavuga n'indimi zose urumva turika kuri kiriya gikabyo cye kuri ziriya ndimi n'ibiki byose bati rwose bati byaba ari ibintu byiza ari kumwe n'abantu ntago nabavuga ku bantu bahita bantambuwa aho nababoneye cyangwa aho nabumviye urumva ariko iryo zina riri mu bitabo by'abayobozi riri ku meza ahantu rwose irahambitse arabura igikashe gusa bagateraho bakavuga ati ibintu bibaye siri buri gikashe umuntu uzaza yambaye inyota akavuga ati arateye kashe akahita ashyiraho kashe hanyuma Sami Gakumba Patrick ntiyoroshye super manager cyeko na Jangwani nawe ntiyari yoroshye Gakumba ni irindi zina Gakumba mwenyewe ibintu byihore umwe mu bantu udashaka kumenya ahantu atuye Gakumba ni gafite public ya East Africa yose harakuvuga ngo ni nuzi atuye ahantu harenga nk'hatanu ariko Gakumba utuye atijye rero wa mwana we ariko ndamwemera cyane kuri iriya taye imeze nk'iyaba Mr. wagiye muri Mr. World baradasumbwa hanyuma